inyuma hasebya ko banakabije abareyo ariko bati Keve twaranagufashije muri la business yawe y'ibara ufite hariya mu mujyi urabizi ko twaguteje imbere uri kumva abareyo baragenda bakagiramo inyuma bati rwose iyo tutaza ngo tuhataramire ko warasize ngufuri ariko byo ngibyo nanone uzi ko amafaranga bahaye Keve ku mwaka umwe yaguzwe abakinnyi batatu muri phase retour ura naje kumenya ko Abdoulaye Jaro Asana na Innocent na Biramahira Bedi na Suleiman Dafari bane ntabwo barengeje miliyoni 21 ndazi kubarira Abedi yahawe miliyoni 2,500 kugira ngo asinye 2,500 arumva hanyuma aho bita Suleiman Dafe yasinyiye ubuntu bure nta kintu kimwe bamuhaye no mushara gusa bamwemereye abantu tuzaguhembaya ntacyo bamuhaye ubwo ziracyari zingahe 2,500 Asana na Innocent barazamuho gato ko yavuye muri Cameroon bamukabirije mugenzi we uyu mu Aziz Basana avuga ati Karabuzi bamuha miliyoni 7 arumva zibikena n'igice 9,500 uwabahenze rero ni Abdoulaye Jaro bamuguze 12 Burawo niwe wagerageje kubahendamo 21,500 umwata kuti ukiri muto ari bane usigaje babiri kuri liste yanjye uwanyuma kuri iyi liste undi namagara ko mukanya yitwa Serumugwa Leomar asoje amasezerano ntabwo rwose bifashe kumwongera amasezerano ntacyo bamushinja nuko asoje baravuga ati igende ntacyo jya gushakira ahandi hanyuma umuntu witwa Basane ngo mbere yuko subira wabo muri Cameroon ngo yasabye ko basesa amasezerano ariko reyira byanga kugira ngo azagera gute Basane kulanya izamugurisha ko nawe yabagiye ko afite diru yifuje nyine ko batakomezanya ariko Rayon Sport nyine ngo baracyari kubiganiraho urebye rero mu bakinnyi bagomba gusigara muri Rayon ku rutonde rwawe visa rwa Axel hari usigaye uwo bita Biramahire Abedi Christophe cyatunguranye cyane Abedi bavuze bati ko muri phase retour yadufashije igihe Faringanya yaravunitse Abedi agiye ate Abedi ko yahamagaye mu kipe y'igihugu agiye ate ariko Abedi Rayon Sport irifuza urumva muri bazatangira shampiyona Faringanya yarakize ari mu ryerye barashaka kumugurira undi rutayizamu bazajya bakinana baringane bakina na Forunganya bakaba ari abataka babiri bagomba kugenderwaho bagasanga rero gutungana Abedi atazakina biragoye ariko ibyo birahura n'ibyo tujya kujyaho mu kanya Rayon Sport irifuza gutunga abakinnyi bake muri sezo ubu yari ifite abakinnyi 35 ariko sezita ntabwo ishaka kurenza abakinnyi 25 urumva 25 Regana ari hano akanagabanya payroll asobanura icyatumye APR itwara igikombe kintu bita consistency Rayon Sport guhora ihindagura buri gihe uje akazana n'abakinnyi bashya ntibishobora kubakorera ntibishobora gutanga umusaruro muri ekipe umukinnyi nk'uyu araje akina imikino mike agerageje gukora iyo bwabaga abonye ibitego uramurekuye Forunganya uzi gute ko azakira burundu uzi gute batazagera ama setback cyatazagera umuntu maze gute batazongera kuvunika ko iyo umuntu yavunitse atangira kugenda asubira inyuma muri forme ko kubera akaguru kaba gatinya afite ubwoba niki ubizi gute bazahita afatisha nacyo cyo cyemezo nkuko icyambere na Kigaye nacyo cyemezo ntagari soza kuri Abedi rero Abedi n'umutoza tugiye kuvuga ugiye kuza muri Rayon we yivugiye ko atoza ikipe atakatakisha umwataka nka Abedi niwe wabyivugiye yavuze ati suko umufeka ariko ngiye systeme nkina nkeneye umwataka ukora kuri baro kenshi barakumva ntabwo nkina umwataka ujya kugonga no kugumayo Kayize ntabwo ni mandi mbumba harya se mbumba agara umwataka hanyuma rero dusoza kuri Sport tujya aho ngaho abona abakinnyi bashobora gutandukana Rayon Sport ko ntibaratandukana official hari n'abavugwa kwinjiramo urabafite se nabo cyane bavuge ikipe y'igihugu n'undi yarahamagaye dushaka tuzayivuga ejo ikipe ya Murera ikipe y'igihugu turabaha urutonde rwa itinerere aho baca n'igihe bagererayo ngaho tubwire abashobora kwinjiramo muri Rayon Sport harimo uwo bita bamugarutseho Bigirimana Bedi Bigirimana Bedi yaravugwa kuri Rayon Sport nasoje amasezerano muri Pole Bigirimana Bedi arasoje imyaka 2 arayimaze urumva shyiramo Tonsele Musengo posting hamba akajeze kareo keza cyane baramubonye abyina muka video yambaye akajeze umupira bura mwishwe
Kachara uvuye ahangana Mosengo Tansele umupira pe niwe cyane Kiyovu Sport yamugaruye byarayigoye cyane undi muntu uri kuvugwa nanone ni umwana witwa Pasi muri polisi Pasi gusa kurekura Roger ukazana Pasi nta kibuza kibuza Pacifique kurekura Roger gusa ukazana Pasi nta kibuza nta upgrade same level kabisa no mu kipe y'igihugu ubona ko ya India Chan ubona ko barwanira umwanya ni level zimwe undi muntu nanone rero kuvugwa no mwavugaga mu kanya Jordan Dimbumba ariho aravugwa cyane urumva Jordan umediateri mwiza cyane mediateri mwiza wanaguriye Sport muri match bakiri mukuru system ya batatu ila system ya batatu akina amaze kwimenyera afahami ya Lotfi ngira ngo tuhite tunabijyanana na afahami ya Lotfi araza gutangazwa uyu munsi nk'umutoza wa Rayon Sport Rayon Sport so itangaza rarisohoye ngire d'accord appointed yanjye itangazo ryo n'abanyamakuru Association Rayon Sport ishimishirwa no gutangaza ko umunyatunisia Afami ya Hotifi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport Football Club. Nyuma yo kumwakira perezida wa Association Rayon Sport Bwana Tade Twagirayezu yahamije ko bagiye gufatanya kubaka Rayon Sport nshya itwara ibikombe. Yagize ati turifuza Rayon Sport nshya itwara ibikombe ishingiye ku mbaraga, icyerekezo no kwitwara neza. Abafana bacu bitegure ikipe ibatera ishema kandi ifite intego, ikipe ihatana mu marushanwa y'imbere mu gihugu no muri CAF Confederation Cup. Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2024-2025 perezida Twagirayezu yakomeje agira ati tuboneyeho no kubamenyesha ko Rayon Sport Day umunsi w'igikundiro 2025 izaba ku nshuro ya 6. Ibi birori bizabera i Kigali hagati ya tariki ya 26 Nyakanga na 9 Kanama 2025. Uyu munsi uzatumikirwamo bashaka ngo uzatumirwamo n'ikipe y'ubukombe muri Afrika. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino kandi iri gusoza ibiganiro n'abafatanyabikorwa bashya bazatangazwa mu minsi iri imbere. Twagirayezu Tade perezida wa Rayon Sport. Ibyo bintu ariko uribuka ko turi kogeza umupira tukavuga ati ireye kugira ngo itsinde mukura nuko haza no mutoza n'abakinyi bakomeye bamukura. Ayo magambo uribuka nyavuga ubwo bavuze muri half time no kuri abo unavugaga kuri ba Jordan Dimbumba undi muntu ndani muri Rayon Sport arambwiye ati wa mwana witwa Ishimwe Abdul ukina muri defense ya Mukura ndetse na wa mwana w'umukiza Obed kabiri barazana na kocha urutabana urumva kocha aje asanga abakinyi bose bakina kuri kabiri bagiye oya Mukura ngaragiye ni mushyiramo imbaraga naho ubundi Rotifara ayisenyeye muri Rayon ni mushyiramo imbaraga ujyanye Dimbumba ugatwara Abdul Dimbumba aramuzana ugatwara umukiza Obed urumva ibyago ariko izo side ayo Dimbumba kina 10 Jordan Dimbumba oya muri box to box numero 8 ariko na gatandatu yayitera n'umukinnyi mwiza Jordan Zawudimbumba ufashe Jordan Zawudimbumba ukazana Stansele ukazana umukiza Obedi ukazana Ishimwe Abdul akahasanga Yusu Diane Rayon Sport yabikoma burango Lotfi yasinye amasezerano kwa 3 kwizigiriro byiko turi kugeza match nakubwiye ko oyo Lotfi yari yicaranye na Farenganye arumva no bita Hussein Habimana uri muri ryo cyane muri iki gihe ne uri murashikira n'abakinyi uri kubashakira abakinyi Hussein yahoze ari DTN wa Ferwafa niwe wagendanaga family mu modoka rwose niwe rwose wagendana kijye bari kumwe n'amatici kira gihe ngo yaje wa undi w'inzobe yahoze ari amaze gusinya amasezerano azahembwa ngahe Lotfi bumvikanye umushahara wa miliyoni 5 ku kwezi miliyoni 5 urumva kimwe mu birungo byabitije imbaraga muri Mukura hembwaga miliyoni 2,600 bakubye kabiri uvuga ngo baravuga bati tubonye umutoza mwiza kandi mu byukuri utazaduhenda kubijyanye n'imishahara kubera ko Robertinho bamuhembaga $5 by'idolari ubwo ni miliyoni 7 ubwo rero babonye byibura miliyoni 5 bari kugenda bagabanya payroll kandi bazana kariti nicyo kintu Sport yifuza kugabanya payroll ubwo ni nka 3 by'idolari zajyamo hanyuma ubwo ni nka 3 by'idolari soza kuri Murera usaba Imana Olivier we bimeze nkaho byarangiye wo muri Marine mukiriye mwiza usaba Imana Olivier Mowinga byarangiye bisa nkaho byarangiye
Okay. ngiye Rayon muri rero Rayon Sport. hari ikintu dusigaje nyamuneka muri Rayon Sport Mukanya saa 2:45 mu ndege ya Qatar Airways hase muracyari kuri mirimo ijyanye umutoza wongerera ingufu aya Bongale Bitsa atashye muri Afurika y'Epfo mu kiruhuko ariko asiza bw'itangazamakuru ati kugaruka muri Murera rwose bisa nkaho ati birakomeye cyane ati ni ibintu bikubiye gake ntacyo Tunisia yarizanira be ariko yasezeye aya bonga yasezeye abafana kuri Instagram stati ya Instagram yavuze ati thank you to all fans of Gikundiro who stood by me and the team who fought for me through thick and thin. Mu bihe bibi rwose ni byiza mu bihe bikomeye cyane winashimiraga abafana bamubaye hafi n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bavuga ati twagiranye ibihe byiza mu by'ukuri imyaka nahabaye mwaramfashije ariko nicyo gihe ko dutandukana ugira ati rwose Imana ibarinde njye nagiye ngiya mbonga mu kizuru niko bavuga thank you ngiya mbonga hanyuma ikindi tumaze kumenya ni bikubiye mu masezerano ya Rotifi Rotifi yasinye amasezerano y'umwaka umwe ariko hari ingingo bashyizemo ishobora kugaragaza ko Rayon Sport itamwizeye ingingo igira iti nutakaza match 3 uzahita wirukana 3 muri sezo se 3 zikurikiranye consecutive uri zikurikiranye utsinzwe match Asano ngo muri Rayon Sport byaba ariko kuri afahamya ntabwo yatsindwa match 3 izikurikiranye babigoye professeur muri Rayon Sport uratsindwa uratsinda professeur no mutoza Rotifi afite abakinnyi Rotifa kumupimira ni kuri muri CAF Rotifi afite abakinnyi bahembwe bahawe prime bafite motivation muri kafu iyo ngingo ya yenda ndamupima neza kuri super coupe ngewe bakina na APR Ishimwe Abuduru wari mwavugaga cyane wa mu defenseur muri Zandani nawe barazimuhaye na kera bampaye imitego hu ako sa APR muri kura oya nibyo ngubwira baramurekura n'inizanyo y'intare ahubwo bajye gushaka kuri Rushema Chris kuko Rushema Chris yahoze yarezwe na APR ajya muri Marine yasoza amasezerano APR ukuntu imeze ibintu byavuzwa nk'ibi ngibi gasakuza babise bipfa ahubwo naganiriye barayo binyuze leta musubiza ishoronge je naganiriye baramubwira ati you have to report naganiriye na Fande Katibito byabuze urumva ikibazo kibaho amakipe ashaka abakinnyi nuko byagenze kuri Ishimwe Jaren numvise reporting ikirongi bahirwa numvise ikibazo ntabwo ari intare ikibazo ni amakipe ashaka abakinnyi b'intare akabashaka mu buryo butari bwo intare iraproduiza igahereza amakipe atandukanye barase gatoya nakwinginze nyine barase gatoya nawe uvuga ibyawe simuciye mu ijambo reka mbisohoze nawe uvuga ibyawe bikubwiye ibyo bintu Neka mbisoze nyine nikatibito banza mu byari ko iziki banza mu byari nikatibito twaganira komeza Rayon yaba Rayon Sport yaba Tenseri yaba Mukura yaba Kiyovu umukinnyi niba intare yaramufashe ikamushyira muri Marine umukinnyi niba intare baramufashe bakamushyira muri Kiyovu niba nyibutse abakinnyi intare yahaye Kiyovu Bamutonzi Darcy abakinnyi ba David Rayon Sport cyangwa Mukura wigena ngo uvugane na Kiyovu ko Kiyovu umukinnyi ntago ari uwaye hera tangira process uhereye mu ntare muganire mujye mu biganiro kuko intare burango ni ikipe ku giti cyayo yego ifite ubuzima gatozi ni ikipe itandukanye rwose nizo za Marine ikipe cyiciro cya kabiri ni ekipe nkuko nawe uri ekipe vugana n'intare vugana n'intare